News ni 5 na raji Empire Kazungu ararinzwe bikomeye cyane arimo arurizwa imodoka y'abasoroviye. Kazungu ararinzwe bikomeye. Yes, nizere ko mumeze neza. Kazungu ararinzwe bikomeye, abanyamakuru ni benshi, umutekano mwinshi mu nzego zijya zitandukanye, bamukiza hagati y'amaguru yabo kugira ngo Kazungu wo mindani, Kazungu wo mindani, Kazungu wo indani, abaturage biciwe ababo. Uko mukomeze kubibona, itangazamakuru turi live, n'abyanga mutabyanga turayafata, twigera tunanirwa. News ni 5 na raji Empire Kazungu ararinzwe bikomeye cyane arimo arurizwa imodoka y'abasoroviye. News ni 5 na raji Empire Kazungu ararinzwe bikomeye cyane arimo arurizwa imodoka y'abasoroviye. Kazungu ararinzwe bikomeye. Yes, nizere ko mumeze neza. Kazungu ararinzwe bikomeye, abanyamakuru ni benshi, umutekano mwinshi mu nzego zijya zitandukanye, bamukiza hagati y'amaguru yabo kugira ngo Kazungu wo mindani, Kazungu wo mindani, Kazungu wo indani, abaturage biciwe ababo. Uko mukomeze kubibona, itangazamakuru turi live, n'abyanga mutabyanga turayafata, twigera tunanirwa. Gahunda zose ku murongo. Kazungu yemera ko abantu bagera muri 12 yabishe, ndetse abaturage bari bitabiriye ari benshi, ndetse na bamwe mu miryango yabo bavuze ko Kazungu adakwiye kujya gufungirwa muri gereza ya Nyarugenge. Aba ni abaturage ndetse ni bamwe mu miryango y'ababuze ababo bari bitabiriye kumva isomwa ry'uru rubanza. Kazungu Denis agiye gusubizwa kuri gereza ya Nyarugenge nkuko murimo murabibona. Kazungu bagerageje kumuhisha, ariko muri kazi kacu ka buri munsi amashusho nizera ko mwayabonye, nimutanumva n'amajwi neza murasa kubyihanganira. Bamwe mu bashinzwe abasoroviye bafite inyenyeri zigiye zitandukanye, ndetse abakomeye muri CSS abangaba nabo bose bari bitabiriwe, yaba abambaye CID ndetse n'abambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda. Tunashimiye abapolisi ndetse n'abandi bitabiriye hano hanze. Kazungu hariya hirya gato, Eric ara hirya gato, mu kanya gato turaza kugerageza tuganire na buri umwe wese witabiriye hano. Imodoka irimo Kazungu Denis, iyi niyo modoka Kazungu Denis yari arimo nkuko
mubibona, akaba yemera ibyaha bigera mu 10, aho nanone buri cyaha perezida w'urukiko yagiye akibarira imyaka kimwe cyose kigiye gitandukanye. Ko mubibona turacyari live ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho twahaje saa moya za mu gitondo, hanyuma saa 3 n'igice Kazungu bakamubaza umwirondoro we, aho yavukiye arahavuga, abakobwa yishe arabavuga, ndetse aza no kuvuga ko hari umuntu umwe yari yaribagiwe. Ibingibi yabivuze yari muri gereza ya Nyarugenge. Uwo muntu nawe baza kumusanga mu cyobo. Tugiye kuganira n'uwunganira Kazungu ndetse na bamwe mu babyeyi babuze abana babo, bamwe baburanye asaba indishyi y'akababaro. Kazungu yangiye kugaruka gusaba umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ati mbabarira, asaba Abanyarwanda bose imbabazi, ndetse n'ababyeyi babuze abana babo, ndetse n'abana ngo babuze nyina. Kazungu benshi bazi yuko nta mwana agira, afite umwana w'imyaka 18, aho Kazungu yabaga niho uyu mwana yarari. Nkuko mubibona rero, katwigira imbere mu kanya turaza kugira batuganira nabo. Ndiko na mugenzi wanyu meze neza bamwita Muhire Jason. Muhire, ubonye uburyo Kazungu arinzwe bikomeye, nukwera icyo ubonye bamuhishe kuriye kandi harabifuza kumubona n'amasomo ku maso. Kazungu ikigaragaye cyo nuko hari abantu benshi, mbese reka tubivuge mu buryo nyine uko bimeze. Abantu benshi hano bashobora kuba yarageneze kandi nabo baje kumva urubanza ukuntu rumeze, basa nk'umuntu ufite n'umujinya rwose. Ubona ko niba asohotse wenda bakaba yarakijijwe n'abantu bagomba kumurinda, wenda bakora kuri gereza ya Mageragere hagati y'amaguru, abarinzwe bagira nyine bamucungira umutekano, kubera ko muri tekano we ntago usesore rwose, ntago wizewe. Cyane ko hano wumvisha hari abagore bafite ibitutsi bitari byiza. Urumva ko umuntu ugomba kurindwa kugira ngo ubutabera nyine nabwo kugira ngo bukomeze nyine busigasire n'umutekano we. Hakure muri kushaka gusanga nyine bitagenze neza. Bajye bumva buri cyaha bamukatira 25 n'imyaka 20 y'amafaranga. Abo so arigeni cyaka barubona Kazungu azabishye se azabishya ko kumva n'ibyo arafite bisabe gurisha. Igihe ari cyo nuko urubanza rutarapfundikirwa cyangwa se rutarasomwa ngo tumenye ngo umwanzuro w'urukiko uhagaze gutya, ariko reka ibyo bintu tubiharire urukiko cyangwa se tubiharire inzego zibishinzwe, kubera ko nibo bafite igihano bagomba kuzamugena bitewe nuko amategeko ameze cyangwa se n'ibyaha ariko. Reka mushimire, tuzaba turi kumwe 5 kuri 5 badukurikiye. Nago wanshika. Oye ntago twavuga Imana kugiye neza. Amen amen. Ubonye musa. So reka gatoya dukatinga gatoya tugiye gushaka interviews zitandukanye, ariko Kazungu ko yavuye mu rukiko mwabibonye uko yinjiye byo ngira ngo ashobora kuba yaharajwe kugira ngo wenda bitaza kumera nk'ibyo mwabonye, ariko isi yose iradukurikiye. Kazungu rero mwicanyi n'abandi. Ubu ndahari noneho. Ubu wamvugisha? Ubu twavuga. Meze neza. Uje kandi nkwaye ikaze nanjye. Meze neza cyane. Ufite ibyo kumbaza nanjye byo kugusubiza. Niwe muntu wenyine ucyuye ishusho ya Kazungu Denis. Wenyine. Yego. Wenyine. Tambuka hano mama. Hano afande mubyeyi wacu ntabwo twarikora. Niwe muntu wenyine ucyuye ishusho rya Kazungu Denis. Umwana avuga ngo nitwigera tunanirwa cyeke ko twigirishije. Sizikina n'abana dukina n'abanyina. Hano nta mwana ruhare rero hari wa mama w'abana. Siko gahunda zimeze. Agivana imikino ahantu hose. Nurubanza ubonye gute ku mboni zawe? Nge nabonye urubanza rutari nk'izisanzwe dusanzwe dukurikirana ku rwego rwanjye. Nibwo bwa mbere nakurikira urubanza runini ubwo rwa Kazungu Denis, yaba mu ifungo by'agateganyo ndetse n'ubu ngubu ari kuburana mu mizi yemera ibyaha byose, agasaba imbabazi. Umwunganizi mu mategeko amusabira kugabanyirizwa ibihano muri rusange. Narigeze ngo uramusaza ari gutanga ikiganiro. Uriya ni mugenzi, ni umunyamakuru mugenzi wacu. Oya uramusaza uyu musaza uri hasi. Turaza buri mwese turamuga gituma, ariko hano twajyayo gezeho kamera tugiyeho gatoya abansinyaye gatoya. Okay. Ariya marira ya Kazungu kuri wowe avuze iki? Kiriya ni diamond yamuteye, ntabwo wazi we namarira ariye. Kariya ni diamond yamuteye. Hawo ubwo gira impanuka ingona arenze n'ingona. Diamond y'umuntu irenze n'ukwiriza. Uti ara ntabwo ari amarira yavuga ngo ararira. Umuntu wishe abantu bangana kuriya ni ibintu bikomeye cyane. Yarakabije cyane. Yakoze nitwa Ndagizimana Paul. Hanyuma wewe bitwa ngo kimuze? Sibomana Ivarse.
urubanza muri rusange rubonye gute urubanza muri rusange rubonye rubanza nagahomamunwa kuko burasa urabona burana iki bura nta kintu aburana nanjye nari hano ku rukiko hari umuvandimwe wanjye wari ufunze uri mageragere nari nzanye amahano nza kugira ngo bamufungure muri sisiteme ntabwo bigeze bamushyiramo ariko banyemereye ko mu mwanya bari bumushyiremo ni umuntu w'inshuti yanjye nari nje kuzanira dosiye ariko ruriya rubanza uko narubonye nagahomamunwa ndumva ibyo araburana buriya ni amafuti nazo miliyoni 10 urumva zizariha amarira y'abantu bamwirutseho numubonye ikirungo katubwe gitamo erekeza hano nta kibazo kugize isoni sasa biriwe nta kibazo ntacyo bitwaye wumvishe uko bunye kazungu mubonye ite uburyo bajyaga mwumva ntacyo bitwaye bashaka kuvuga numiwe gusa wabonye kazungu araturetse mu rukiko ararira ziriya ari amarira yariraga amwe ngo ni amarira n'ay'ingona cyangwa ngo ni ukwihishahisha ari amarira avuze iki kuri wowe ari amarira nta kintu avuze kuko ntiyakaba yarira ahubwo yakaba yaterwa n'isoni n'ibyakoze kuba yiyemerera ibyaha byose akurikiranweho akaba agikomeza kugaruka imbere y'urukiko we wemeranywa n'abakomeje kumuburanisha ndetse n'abarimo kuvuga ati dukeneye indishyi ubona zino ndishyi mu baraburanira cyangwa barimo barasaba bazihabwa uko mbibona niba hari ubushobozi yakabaye yatanga izo ndishyi kuko abo yababaje barababaye bafite n'agahinda kenshi ibaze niba umubyeyi yari afite abana be babiri akaba yarabishe ni ikibazo rero ntago umva ni ibintu birenze cyane bakwitambye nitwa Isabelle Scoville twegere mama wa Eric mama wongeye kwirirwa turasanga ngo muri mu bikiko mama uyo kamera yawe nyikubise mwibuye metre umukira wa wararize metre wunganira Kazungu Denis yanze kugira cya abwira itangazamakuru umukecuru nawe ukomeze wihangane wa mubyeyi we yiri mama wa Eric ariko tubwara ku musozo Jean nakonye gwa mikoro tukagera ibyo tuganiho gato tukirana imbere y'urukiko hanyuma natwe tukajya mu kazi ariko muri gitumo yanjye njye gukoresha gatoya muri karahifa gato umukobwa nawe yavuze mukuru we umukobwa nanone nawe tuziranye Nadine uraho Nadine yanze kuyicyavuga uno munsi buryo Kazungu bamubonye Kazungu araturitse arariro yajyaga se ku systeme ye arimo ararira ariko Kazungu mu mafoto nifashishije na telefone yanjye agejejwe indani mbona cakiranye n'umuntu mindani nimba araje kumukubita ikintu sinyiza yambe dusoza imbaza mbonyemo indani ibintu bimeze nka nk'igipfunsi indani ahubwo uranyereka umuryango wafungura kongera ngabona basirikana abandi Kazungu cyawe batinze kumwambika ipingu bamwinjije mu modoka mindani rero Kazungu ashatse muri bya bigango bye aka kigori kimugoye neza yego ameze neza cyane nubwo oya hari kwiga nako harani hameze neza cyane aho yari hanze yavuze ko ari mu igororero ariko ahari ari kumwe naho bari kumugorora bamuha umuco akora siporo n'ibindi bigiye bitandukanye reka ngushimire mwana tumusoze mu byo uploadinga reka oya umugambi Imana nagaruwa none ahangaha ese nibonye bamwe mu banyamakuru ko badukwepye bazi ko tutamenya amakuru ambaye amwita Jean Romeo akora kuri DC 3D TV Rwanda muri mukurikira arabari bazi ko ari umusaza kumbi no umusore w'imyaka 19 Imana barinde 19 Kazungu nanone yagiye agaragaza byinshi byetandukanye ariko cyatunguranye nuko mu gihe Kazungu yarari mu gororero rya Nyarugenge Kazungu yanavuze ko yatanze amakuru y'umuntu wundi yari yarishe ariko akandikira perezida w'urukiko ndetse akandikira n'ubuyobozi bwa gereza ya Nyarugenge akaba amakuru ko hari umuntu yishe akamushyira itaka bagiye kuba bajya kureba imibiri y'abantu baburimo ngaho akaba undi muntu wari urimo ubwo Kazungu ngo yibuka abantu bagera muri 13 ariko nyuma avuga nundi yishe utari warakoye hara mu cyo Kazungu kandi agashya Kazungu presidente w'urukiko ndetse n'abashinjacyaha bagaragaje yuko Kazungu inzu yabagamo yayisahuye ibijyanye inzugi zose zo mu nzu yarazisahuye nanone bitunguranye presidente w'urukiko amaje ati se ko hari abavuga yuko mu gihe bazaga iwawe basangaga umwana w'imyaka 18 uwo mwana uramuvuga iki avuga ko uwo ngo yari umwana we abajijwe nimba koko uwo mwana
ibyo Kazungu yakoraga yaba abizi, aravuga ati ntabwo yari abizi n'amakuru afite ahagije, kuko yaza kubimenya aba yaragize ubwoba akajya gutanga amakuru. Nanone mu rukiko Kazungu mu gihe yari arimo arasaba imbabazi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'abo yahekuye, mu rukiko abari barimo babuze ababo baturitse bararira ndetse kwihangana biranga, ariko buri wese agakomeza undi. Kazungu mu gihe yakomezaga kuvuga gutyo yakomeje kuvuga byinshi byetandukanye, ariko Kazungu aravuga ati nyakubahwa perezida w'urukiko, icyo wakora cyose nyakubahwa mushinjacyaha cyangwa